turabasuje abadukurikiranye ku rubuga rw'Ibuye Ryera TV. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uyu mwanya rero tugezemo ni umwanya tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Nk'uko mubibona iburyo bwanjye ibumoso bwanjye ndi kumwe n'abakozi b'Imana tugiye kubana muri uyu mwanya mwiza. Mereye mu kuboko kw'iburyo ndi kumwe n'umukozi w'Imana, reka bibwira abasuhuze. Karibu umukozi w'Imana. Ni Pastor John. Imana ibonye umugisha kandi Imana ibagire neza mu buryo mukora byose. Amen. Amen. Ibumoso bwanjye turi kumwe n'umubyeyi, umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana. Reka nawe abasuhuze. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Murakoze. Nitwa Batamuriza Diana, umuvugabutumwa cyangwa se umuhanuzi nk'uko babivuze. Imana ibahe umugisha. Turabishimiye rero Pastor John, ndakwishimiye kongera kubana nawe muri iki kiganiro igice cya gatatu, ndetse twishimiye na Diana umuhanuzi w'Imana. Imana ishimwe yuko Pastor turi kumwe n'umubyeyi kandi umunyamavuta. Tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana. Iki ni ikiganiro igice cya gatatu kivuga ngo sobanukirwa imbaraga z'Imana uko zikora. Imbaraga z'Imana. Ariko mbona mukonje kandi tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana. Hano umuriro ukaka. Umuriro hano ugomba kwaka. Amen. Kuko abantu bari mu rungabangabo. Abantu bari mu bushize twabivuzeho. Ariko none nizere yuko none turi batatu. None hari izindi mbaraga zikomeye Pastor. Twihuse rero kuri iki kiganiro tugiye gutangira tudatinze. Nanjye reka mbibwire amazina yanjye ni Pastor Charles. Ngira ngo mujya mumbona kenshi nkunda kubaganiriza ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana. Hanyuma Pastor ndagira ngo dusubire kuri rya jambo. Haba ariho duhera ariko turaza no gusoma ku rindi jambo rimwe gusa tuze gusoza. Mbibutse rero ku biganiro twakoze bitambutse ku gice cya mbere n'icya kabiri twagiye tuvuga ku mbaraga z'Imana mu buryo butandukanye. Wewe utarakirebye uraza kubibona aho ngaho, uraza kubibona nyine byose. Igice cya mbere n'icya kabiri, iki ni icya gatatu. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Rero twavuze ku ijambo riri mu Bami ba mbere ibice 18 umurongo wa 21. Ndagira ngo mwese muhafate duhasome ubundi bwo tubariho duhera kuri iki kiganiro. Umurongo wa 21 haravuga ngo nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana ni mumukurikire, kandi niba ari Bayali aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Amen. Amen. Pastor ndagira ngo tuvuge kuri iri jambo. Ngira ngo muhanuzi nawe ubyumve neza. Iri ni ijambo ni igihe gikomeye Eliya yaragezemo. Eliya yari umukozi w'Imana, yari umuhanuzi. Eliya ni umwe mu bahanuzi bakomeye, yigeze ahanura ibintu bikomeye. Yego. Umunsi umwe ndabyibuka iyo yigeze akora ibintu bikomeye, niwe muhanuzi wamanuye umuriro. Amanura umuriro utwika ingabo zari zije kumufata. Arangije aravuga ngo nona mu izina rya Yesu umuriro uvuye mu ijuru numanuka ubatwike, bimenyekane yuko mu ijuru hari Imana nkorera cyangwa yampamagara. Erega abantu bari Imana ishimwe cyane. Abantu bari barayobye Pastor. Abantu barashize no muri iki gihe kandi abantu bakomeje kuyoba. Abikora inshuro 3. Noneho aha dusomye ni igihe Eliya yarageze mu gihe gikomeye, nta mukristo wari uhari. Ntabwo Imana yari ihawe ibyicaro. Bari abahanuzi ba Bayali gusa. Bari abahanuzi ba Bayali, bari bahari n'ibigirwamana gusa. Nabari bahagarariye imbaraga z'abapfumu n'abarozi byose. Abarozi, abashika, abaterekera, ababandwa, abaraguza, abahanuzi ba Bayali bari benshi, n'abanwigiriza. N'abanwigiriza Bibiliya bivuga ngo abanwigiriza. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Ndagira ngo mwe mudukurikiranye uyu mwanya muraza kumva imbaraga z'Imana uburyo zikora. Zitandukanye n'imbaraga z'abapfumu n'iz'abakonikoni n'iz'abarozi n'iz'abacuraguzi n'iz'abaki bose. Abo bose hejuru yabo hari imbaraga z'Imana. Ndagira ngo mvuge gatundi ngo mpite mbahereza umwanya. Iri jambo somye
ngo nuko Eliya arababwira ngo muzageza hehe kuba mu rungabangabo. Amen. Arangije Eliya ahagarara mu cyimbo cy'uko ari we wenyine wari usigaye. yagombaga kugaragaza Imana. Yagombaga kugaragaza Imana yakoreye. Kuko abandi bakristo niba bari bihishe mu buvumo ongeraho ngo y'ukuri kuko abantu bari bafite ikibazo cy'Imana nyakuri. Bari mu gihe cy'Imana nyakuri. Cy'Imana nyakuri. Kuko hari higanje abahanuzi ba Bayali Bibiliya bivuga. Ni ukuvuga ngo ab'Imana bari barabuze usibye Eliya wenyine wari usigaye. Niko ijambo ritubwira. Amen. Ariko ngo Eliya amaze kwisobanukirwa yuko ari we muntu wari usigaye wenyine. Navuga ngo ngiye gukora ikintu kizatuma noneho abantu bamenya ko Imana iriho. Abantu bagiye kubona yuko Imana iriho. Erega abantu bakeneye Imana ishimwe. Amen. None ngo Eliya ngo aravuga ngo abantu mwese ngo yarangije aravuga ngo ateranya Abisirayeli bose. Aravuga ngo Abisirayeli nubwo mwebwe mwacecetse nubwo Imana mwamaze kuyitesha agaciro ariko ni muzi haracyariho Imana. Eliya arababwira ngo tugende ku musozi wa Karumeli ngo ateranya umuganda ngo bagiye kugira gute gutamba igitambo. Aravuga ngo Imana iri buze gusubirisha umuriro. Iyo niyo Mana. Bivuga ngo harimo ibanga ubundi. Harimo ibanga rikomeye. Imana yo mwijuru ishimwe cyane. Imana ihimbaza. Nuko ngo Eliya arangije aravuga ngo muzageza he guhera mu rungabangabo. Aho niho ngarukiye. Pastor mpereye kuri wowe. Mu yandi magambo muzageza he kudasobanukirwa. Muzageza he kudasobanukirwa ko ari byo turimo tuvuga. Ndumva abakurikiye iki kiganiro Imana ibongera umugisha. Amen. Pastor bivuze neza. Hari igihe abantu bajya biyobagiza. Bakiyobagiza bakavuga bati buriya hariho indi Mana. Hari nabo njya numva bashaka kubyitiranya ngo rero ngo ngiye ngo n'ubundi ngo ba pasiteri bafite Imana zindi ngo abandi harimo n'ibihugu bimwe na bimwe ugeraho ugasanga barasenga ibishushanyo, abandi barasenga inka, abandi barasenga ibyo bita za shito, abandi barasenga. Ariko igihe kirageze kugira ngo abantu basobanukirwe Imana nyakuri. Amen. Iki cyari igihe cya Eliya. Eliya arimo kuvuga amagambo cyari igihe kigaragaza yuko abantu biyobagije. Mu busanzwe Abisirayeli bari barabonye Imana. Bari barabonye Imana ibambutsa mu gihe cya Yorodani cyangwa se inyanja itukura ku gihe cya Mose. Mose Imana imubwira iti rambura inkoni hejuru y'amazi, amazi aratandukana. Nibyo navuze mu kiganiro cy'ubushize nababwiye se nimba koko niba hari abantu bagaragaza ko bafite izindi mbaraga ninde wari watandukanye inyanja. Icyo nicyo kintu cya mbere nabajije. Uretse abashobora kuvuga ngo baritira ibindi bikorwa n'ibitangaza ariko ninde watandukanyije inyanja. Ibi rero birashaka kugaragaza iki? Birashaka kugaragaza yuko Eliya yarahagaze mu cyimbo cy'Imana kugira ngo agaragaze Imana nyakuri. Igihe kirageze kugira ngo bakoze b'Imana mugaragaze ukuri kw'Imana, tugaragaze uburyo bw'Imana, Imana ikorana n'abantu bayo. Imana ibonye umugisha. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo abantu bahe umwanya Satani cyangwa se bavuge bati twebwe noneho hano hari ukuntu basa nkaho babihindura. Abantu bamwe bihinduye abadokita pasta. Abantu bakavuga bati rero twebwe turasenga yego ariko dufite kame mu bintu byacu duhagazeho. Ariko reka nkubwire icyo ni ikibazo gikomeye. Urasenga ariko ufite ikindi kintu. Merutse gukurikira ikiganiro umugabo umwe baramubajije hari ikintu yari yambaye aha ngaha kirimo imbere gucyamo imbere. Baramubaza atari ko se yiba koko iyo ari Imana usenga icyo kintu icyo kintu wagaragaje icyo kintu tukakireba n'abantu bakizera icyo barora. Kuri cya nimwe navuze ariko ngo ubikurikira azabikurikira. Narimo mvuga ngo niba ari Imana tuvuga reka igaragara. Kandi iyi Imana tuvuga twarayibonye abantu babyara, abari ngo babyara, abantu bafite ya miterekero cyangwa se barozwe ibya bintu babateje bibavamo. Twarayibonye Imana ikiza abantu abadayimoni, twarayibonye ikora imirimo n'ibitangaza, impumyi zibasha guhumuka, twarayibonye ibirema bigenda. Ibyo rero turabivuga ko twabonye Imana nyakuri. Kuko icyo gihe ari igihe kimwe nigeze kureba ndabaza ngo ariko se ko inaha hari abantu wenda babapfumu abandi bakaba bitwa wenda n'abantu bashire nkuko Eliya hano yahagaze, kubera iki aba bantu batarimo gusengera abantu ngo bakire? Reka mbabwire
igihe kirageze kugira ngo abantu bave mu rungabangabo basobanukirwe imana nyakuri, he kujyaho abantu bitiranya imana dusenga n'abantu bitiranya iby'abantu basenga bindi. Senga imana nyakuri igaragare yuko ari imana usenga. Haleluya. Kandi imana usenga irigaragaza ubusanzwe. Bene data, reka tuvuge kuri iki kintu. Eliya ahagarara hariya yashaka kugaragaza yuko ahagarariye imana mu bundi buryo, ariko ashaka no kwereka abantu yuko hari imana iruta ibyo bizera, kuko yarabwiye ati muhamagare Bayali, abantu ubundi bwo bave mu rungabangabo. Ahamagara Bayali, bahamagara Sheri, arabura. Baravuga ngo ashobora kuba yazindutse. Hari igihe imana niba izo mana zizinduka, izo ni ibigirwamana. Harimo n'ababanza gukomanga. Kera najyaga mbona ku bantu bamwe na bamwe baterekeraga kubanza gukangura imana yabo, bagakangura imana bati ati abakuru bati muri heyi abakuru se bahe, ariko wavuye kuri ibyo bintu ukareka ibintu byo kubera ugakiza. Hari ibintu tugomba kuvanaho usibye no kubisengera abantu bagakizwa, kuko niwo muhamagaro twahamagariye gusengera abantu bagakizwa. Bene data, mugomba guhindukira mukava mu bintu mwizera bya bindi baguhaye. Hari abo baha, hari inzu zinjiramo usangamo hari ikintu cy'ikiyoka kiri aho ngaho kigenda aho ngaho ku buriri, cyangwa akubwira ati aka kabwa nakanjye ntabwo kari buva hano, cyangwa akubwira ati iki kintu ni icyanjye bampaye ntabwo wemerewe kugikoraho, nugikoraho urapfa. Tujye twinjira muri ayo mazu iyo imana ibidutumye ukabibona. Akakubwira ati nubikoraho. Hariho nigeze kujyayo ngiye kumurebaho, ndabaza se ibintu ibiki ufite. Yari afite ikibazo cy'uko yaryamaga yabanaga n'umudamu, ariko yajya kuba bagiye kugera mu gihe cyo kuruhuka, hanyuma akazamuka imyuka ikamuzamura. Ni imyuka y'abadayimoni. Aho rero hari n'igihe ba bantu babahaye imyuka y'abadayimoni bavuga ati twebwe rero nubivuga tuzanda kwica, bakagutera ubwoba, ariko ntacyo uzaba mu izina rya Yesu. Nimba baraguteye ubwoba ntacyo uzaba mu izina rya Yesu, kubera ko hari imbaraga z'Imana zimira imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni. Hari imbaraga z'Imana zimira imbaraga z'abarozi. Hari imbaraga z'Imana zibasha kumenya imbaraga zose zutekereza. Izo nizo mbaraga mushaka kubwira Eliya yagaragaje zimanuka mu muriro, ariko ntabwo abantu baramenya imbaraga z'Imana uko zihagaze. Ubundi Imana ntabwo iteye nk'uko twe tubitekereza. Abenshi batekereza ko Imana izaza yambaye karuvati nkanjye, cyangwa se yambaye kositimu, cyangwa se ngo ari umudamu mwiza wenda nk'uwo hirya, cyangwa se ari nk'umusore mwiza wambaye gutyo. Bo niko batekereza. Ntabwo Imana ikorera mu buryo bwo mu mwuka, kuko abayisenga bayisenya mu mwuka kandi mu kuri. Niyo mpamvu Eliya yahagaze ku kuri kwe, ahagara ku kwizera kwe. Harimo n'abantu nshaka kubwira abantu bave mu bintu byo gukina, bari mu bigirwamana bavemo, kubera ko igihe kirageze. Narababwira igihe kirageze kugira ngo abantu bari mu bigirwamana babireke. Nibatabireka hari izindi mbaraga zigiye kubamanukaho. Ntabwo twebwe tuhaje kujya kubwira abantu ibindi, turabwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo abantu bave mu rungabangabo, kubera imbaraga za Eliya yagaragaje hano, yagaragaje ububasha bw'Imana. Kandi Imana yaragaragaje. Pastor, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Utubwiye ijambo rikomeye. Ubundi bwo Eliya muri kiriya gihe siwe yakoragamo, ubundi bwo yarahagarariye Imana mu isi. Yego, ni nkaho yarahagarariye Imana mu isi, yari ambasaderi. Hariya yagaragaje ibintu bikomeye. Nawe uri umuhanuzi w'Imana, uri umuhanuzi kandi uhagarariye Imana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Reka twakire n'umuhanuzi w'Imana hano uhagarariye Imana mu isi kandi ari umwambasaderi, mukozi w'Imana. Ngira ngo wumvise ibihe Eliya yararimo igihe kugira ngo agaragaze Imana. Ni iki wabwira abantu muri iyi minsi ya none bari mu rungabangabo, abantu bakishingikirije imbaraga zo mu bapfumu, abantu bakiri mu kuraguza? Kandi dore uri umubyeyi, niyo mpamvu uyu munsi wa none twagutumiye nk'umuhanuzi w'umubyeyi, nk'umuhanuzi ajya bajyamo noneho kugira ngo noneho ubwize abantu kuri, kuko hari byinshi wewe uzi twebwe tutazi nk'abagabo. Yego, ariko noneho ugira ikintu ubabwira bave mu rungabangabo, kuko turi ku ijambo rivuga ngo igihe kirageze abantu bave mu rungabangabo. Niba warakurikiye Imana, niba warakurikiye Imana yaremye isi n'ijuru, bakurikira Imana, kurikira Imana. Kandi ijambo ryarambwiye ngo nawe ukeza abami babiri, kuko iyo uri mu keza abami babiri umwe uba urimo umutenda.
siko bimeze wikwiyoberanya utaravaho ni ukuvuga ngo satani arahari arakora n'Imana irakora kandi n'Imana irakora amahitamo y'umuntu ni uguhitamo kimwe. Imana yabwiye Yesaya iramubwira ngo dore ngushyize imbere yawe inzira ebyiri, imwe ikunogeye niyicamo, niwemera ko tujyana uze tujye, ubwo ni y'ubugingo, niwanga uhitemo iyo ushaka. Dore imbere yawe inzira n'ebyiri, natwe turakubwira ngo inzira ni imwe, ariko ugomba guhitamo. Ugira ikintu babwira. Karibu. Yesu ashimwe. Icyo kintu navuga ku mbaraga z'Imana n'imbaraga za Satani. Imbaraga za Satani zo ziriho kuko ni nazo zifitwe na benshi. Bivuga ngo Imana, imbaraga z'Imana zigaragara, icyiza cyazo nuko zigaragarira abantu ku mugaragaro. Imbaraga z'Imana ni ngombwa kuzizera kuko nizo zakuremye. Yesu ashimwe. Imbaraga z'Imana rero zirahari kandi n'iza Satani zirahari. Ariko kugira ngo abantu bave mu rungabangabo nk'uko Eliya yabivugaga, nuko yabonaga ko hari abantu benshi bari basa naho bavuye ku Mana, hari izindi Mana bishingikirije, hari ibindi bigirwamana barimo. Erega kuba ikigirwamana gihari si uko ubanza kubigaragaza, cyangwa ikigirwamana ni ikintu kigukura ku Mana yakuremye, kikakwemeza ko icyo wizera ari Imana. Ariko Imana iriho twizera twese ni Imana yaturemye, iba mu ijuru, yabambye isi n'ijuru. Ibindi rero biza ku ruhande ni iby'abantu bishakishiriza, cyangwa se biri hano ku isi bibahereza inzira za bugufi cyangwa inzira z'ubusamo. Ariko imbaraga z'Imana Eliya yavugaga ziriho n'ubu ngubu zirakora. Ntabwo zazimye. Imbaraga z'Imana turazibona. Icya mbere byonyine kuba uriho ugenda mu nzira bigakunda, ukaryama bigakunda, ugahumeka bigakunda, izo ni imbaraga z'Imana. Shitani rero w'imbaraga ze uko zinakora urazikoresha, cyangwa se ukaba uzifite. Tujya tubabona abantu bajya mu bapfumu, igihe n'igihe akazabijyamo akabivamo, kuko nta garante bigira. Ntago bigira igihe. Satani aguha ibintu ariko akazabikwaka. Rero icyo nabwira abantu, ongeraho ngo abikwakana nabi, ugapfa cyangwa akakwaka abana bawe cyangwa n'umugore cyangwa n'ibiki, yakubutunze. Ariko ijambo ry'Imana cyangwa Imana ntabwo bikomba ngo uba ufite iki, umutima wawe no kuba uyemera. Ariko Satani uko akora aragutwara, akagutwara ubuzima n'ibintu ndetse n'umuryango. Rero imbaraga za Shitani ziriho muri ibi bintu, ntabwo twareka kubivuga. Zirahari kandi zirakora. Kuko niba umuntu avuga ati njyewe ndakora ibitangaza, hari izindi mbaraga afite zitari izo z'iyo Mana muvuga, akavuga ko izo mbaraga zikura mu ikote, akavuga ko izo mbaraga zikura mu mufuka, biragaragara ko Satani arakora kandi imbaraga za Satani ziriho. N'imbaraga z'abapfumu rega ziriho kuko umuntu niba akubwira ati njye mfite inzoka mu nzu kandi akakubwira ko ayisenga ikamusubiza, imbaraga za Satani ziriho. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo, sintekereza ko abantu bavuga ko Imana batayemera atari uko batayizi. Hari abigiza nkana bazi ko iriho, yabaremye, yabahaye ubuzima, ariko ntibayemere, basa n'abayivaho bitewe n'ibihe bagezemo. Ikintu navuga, ibihe by'umuntu agezemo nabyo bishobora kumukura ku Mana, bitewe na situasiyo urimo, ubuzima urimo ushaka kugukura ku Mana, kuko wategereje igisubizo wakibuze. Igisubizo abantu benshi, bamwe na bamwe, iyo ubuze igisubizo ku Mana yakuremye, kuko ibyayo biza bitinze, utangira gushaka izindi mbaraga zagutabara muri icyo gihe ugitegereje Imana. Muri iki gihe rero abantu barashaka inzira za hafi na hafi zo gusubizwa, muri cya gihe amasezerano atarasohora, bagashaka izindi mbaraga zishobora kubasubiza badaciye ku Mana. Yesu ashimwe. Bakiremera izindi Mana, bakiremera Imana, bakavuga ngo hari umuntu ngo gutya na gutya ngo unkemurira ibibazo. Urumva umuntu gukemura ibibazo, umuntu nkawe ugenza abagura abiri akagukemurira ikibazo, cyangwa se akakubwira ati njyewe hari ahantu ngomba kubanza kujya. Ntabwo agiye gupfukama ngo asenge Imana yamuremye, akavuga ngo hari ahantu agomba kubanza kujya. Rero imbaraga za Shitani zo zirahari kandi zirakora. Ntabwo twareka kuvuga ukuri. Tugomba kuvuga ukuri nk'uko Eliya yahagaze ku musozi agahamagara abahanuzi, agahamagara ababayali. Ntabwo yarayobewe ko ari ababayali, yarabahamagaye kugira ngo agaragaze Imana. N'ubu ngubu hakenewe abantu bagaragaza Imana, kandi irahari, si uko idahari, ahubwo ni igihe cyo gusinzira kiriho muri iki gihe, gituma abantu badasubizwamo imbaraga zo kwibuka ko habaho imbaraga z'Imana, bagashaka kwiremera ibyabo. Yesu ashimwe. Amen.
ibitekerezo byacu satani akabitwara noneho akakumvisha ko hariho imana yindi itari iyakuremye umuntu agahagarara akakubwira ngo ngo nta mana ibaho ukamubaza uti se wavuye niba uzi ko nta mana ibaho we wavuye akakubwira ntamenye n'aho yavuye ukabona ntabwo hasobanuye kandi yavuga ko nta mana iri. Icyo nicyo gihe Eliya yahagazemo. Ndashaka kongera kunganira mukozi w'Imana, ariko ndashaka kuvuga kuri iki kintu reka tukivugaho cyane kubera yuko hari ibintu maze iminsi ndimo kureba ku mbuga nkoranyambaga. Umwe akavuga ati rero urabona ngewe ni umuganga, undi ngo ngo ariko nanjye ngushobora kuba nkora ibitangaza nk'ibya Yesu. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Reka mabwire bene data, mureke kwitiranya ibintu. Ejo narabwiye hari igihe uzitiranya ibintu ushaka kuvanga izo mbaraga zawe wakuye ahantu uzitiranye n'iz'Imana. Imana ikwerekeye ko ububasha bwawe ndetse n'imyaka yawe ireka gukomeza nk'uko yakabaye ikomeza. Abo bantu bagira iherezo ribi. Reka nk'ubu urugero, hari umugabo umwe w'umufilozofe twavaho, hari umufilozofe umwe yigeze kubwira abantu, arabicaza nk'uko yari yababwiraga hano. Harabwa ati buriya ngewe rero ati iyo ashatse gukora ikintu cyose ndagikora kigakunda. Atari ko ibyo bintu ati rwose ati nta mana ibaho, ati Imana ati kuko ntabwo mbyemera. Noneho abantu baramuhamagara amazi ati se iyo mana uvuga yuko itabaho urabihamya? Undi ati ndabihamya. Ati noneho vayo bihamiriza hano. Noneho umugabo aravuga ati iyo mana muvuga neza turwana. Buriya harimo abantu bajya bashaka kuvura Imana batazi imbaraga zayo. Hari igihe ushobora kuvura Imana, uwo mugabo yivuye Imana rero ngo azinga amashati n'amakoti, avuga ati ngewe ngiye kurwana n'iki n'Imana. Haleluya. Ariko aragira avuga ati ngiye kurwana n'Imana. Uzi ikintu yakoze? Yabashe kuzinga amakoti arafunga, aravuga ati ngiye kurwana n'Imana. Ndebe abakozi b'Imana bari baraho, nk'uko harimo abantu muri iyi minsi bashaka kwitirira ibikorwa bya Satani bagashaka kwerekana ko bakorana n'Imana. Nicyo kigiye kubabaho muri iyi minsi, kubera ko barimo aravanga iby'Imana bakavanga n'ibya Satani. Ntabwo ibyo bintu Imana ibishaka. Uyu mugabo icyakurikiyeho uko yazinze amakoti gutyo, haje akantu bita akabura kazi. Ni akantu gatoya gakunda kuba mu ahantu nakabu umubu abantu barawuzi, n'umubu yaje turwanya icyo bitaga dushyiraho za supanete no mu nzu wacu ziba ziri. Hari utundi two bita duto cyane, uriya ni munini. Hari akandi bita akabu gatoya ko bita twishengerere. Noneho karaza yarahagaze ahantu, bose abantu bari baraho bategereje ko kureba ngo Imana ngo izirwane n'uwo mugabo. Ariko nyumvira uwo mugabo kubera iki kwihobagiza, akabo karaza kinjira mu zuru. Kamaze kwinjira mu zuru, ka kabungo kagira gate karazamuka. Umugabo atangira kurwana no kugakuramo, agakubita gutya izuru ararikubita, ageze umva arwana n'umubu wanga kuvamo umubu karazamuka kinjira mu bwonko. Umugabo yikubita hasi. Abantu b'abahanuzi bari bari aho ngaho n'abakozi b'Imana bari bategereje kureba ko ya Mana iri hehe. Bati ntago muri ko Imana imukubise. Kubera iki? Ntago Imana tuyibona nk'uko abantu bayibona, nk'uko Imana ikora mu buryo bw'ibikorwa. Ako kanya umugabo yikubita hasi ajya muri koma, amaramo iminsi myinshi, yagiye kuvamo avuga Imana yabonye. Haleluya. Haleluya. Ariko aba rero batari bamenye Imana nibakomeze bikorera ibyo bashatse batanayemera, ariko igihe kirageze kugira ngo Imana ibasanga aho ngaho muri. Turabatuma imbaraga z'ijambo ry'Imana, nta nubwo tubingiga ahubwo turabategeka mu izina rya Yesu kugira ngo barekure ibyo bigirwamana. Nimba warabishatse ugiye mu gihugu cya Nigeria ubirekure, nimba ari ibyo basokuruza bakuraze bapfuye nabo ubirekure, kugira ngo uve kuri ibyo bigirwamana. Ibyo ni ibigirwamana. Ariko uzi kuba wambaye karuvati nk'ingi n'iyi kositimu, warangiza ufite Land Rover yawe ukagenda ugaparika ku muntu udafite abenshi umupfumu. Si iby'umupfumu, iby'umupfumu nabakubwira sibashaka no kubivuga. Ndashaka kuvuga umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yitirira yuko akorerana na Satani. Warangiza ugaparikaho ikimodoka cyawe
akagukubita akantu kakantuza wenda akinyo k'imbere ukagashyira hano sha ukagakenyereraho warangiza ukajya ugenda wambaye kositimu ariko uri muri ya modoka ukenyereye kuri ka kantu umufumu yaguhaye wagera nijoro watangira kuryama ukabona wageze ahandi hantu mu kiyaga cyangwa se urimo uranywa amaraso utanabizi kubera iki izo ni imbaraga z'abapfumu baba baguhaye aha rero birasaba kugira ngo abantu bave muri izo mbaraga z'abarozi cyangwa bave mu mbaraga z'abapfumu bizera imbaraga z'Imana arizo Eliya yavugaga hano amen kugaragaza Imana nyakuri igihe kirageze kandi kugira ngo abantu bave muri ibyo bintu by'ibigirwamana bene data mu nibyo mvuga abakozi b'Imana igihe kirageze kugira ngo abakristo ndetse n'abandi batarakizwa igihe ni iki kugira ngo abantu bave mu bigirwamana bave mu bigirwamana bave mu kuraguza bave mu byo guterekera bave mu byo kubandwa n'uyu munsi wa none harimo abantu bakibandwa hari abantu bakiri guterekera hari abantu bakijya mu bapfumu turabizi nawe niba unadukurikiye ujyayo niba ujyayo nawe urabizi arajya mu ntuza hariya akajya gushaka ko kenyo k'imbeba ariko akaza no mu rusengero oya none ikintu kibabaje pastor ngewe hari ibintu najyaga mbona kera ukabona umuntu ntasenga ariko kandi dore igihe tugezemo ni igihe tugomba gusenga cyane urabona ko uri umubyeyi ni ukuvuga ngo kera ababyeyi ba kera bataramenya Imana hari izindi mana babaga bizeraga nagiye mbibona ukabona kera ni amahirwe twebwe dufite kuba twaramenye Yesu tukabaturwa Imana ikaba yaratubatuye Imana ikaba yaratubohoye namwe Imana ibagirire neza ukabona kera umuntu utarasenga gutaruza Imana hari ibindi yabaga yishingikirije cyane rwose hari igihe yabyaraga umwana wo kugira ngo umwana abyaye amujyane mu rusengero amumurikire Imana amuhereza abakozi b'Imana bamusengere kumwe iyo ubyaye umujya kumumurika Imana ngo Imana ugashima Imana abandi bagahita bajya mu bapfumu akajya kumutanga bakamusengera mu bapfumu ni hehe bamusengeraga ko bamwambikaga isaro harabonaga bakamwambika isaro rimwe hano akaza ryambaye umwana wamubona yambaye nawe niba unkurikiye ubyibuke wasanga waranaryambaye utazi impamvu y'iryo saro harimo abafite ngo isaro riramurinda ngo uburwayi ngo riramurinda ngo irwara ngo riramurinda iki ibyo ni ibinyoma va muri ibyo hari abantu no muri iyi munsi muri iki gihe cy'ubuhenebere tugezemo muri ibi bihe turimo hari abantu bakishingikirije ibintu nk'ibyo ibigirwamana uyu munsi wa none hari abantu bagica indasago ibi byo munyemerere tuzabivugaho mu kiganiro kindi kuko iminota yatujyanye munyemerere kuko hari n'ijambo tudasomye hano twari gusoma riri muri Yesaya ibice by'8 ku murongo wa 18 cyangwa 19 reka tuhasome gato tuzahavuge harambuye 19 ibice ni Yesaya ibice 8 umurongo wa 19 haravuze ngo kandi niba babwira ngo nimushake abashitsi mubashakishe mushake n'abapfumu banwigire bakongorera mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza mbese iby'abazima byabazwa bapfuye urumva ijambo rikomeye iby'abazima byabazwa bapfuye iby'abazima bibazwa bapfuye utarakivaho abantu benshi reka nkubwira ngo ibi bihe turimo ibi bintu turimo cyangwa nta kintu cyose kibaho muri ibi bihe cyangwa mu byashize kitari mu ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo ubu biriho n'ubundi kuko n'ijambo ry'Imana ryarabivuze irabivuga ni ukuvuga ngo rero ahangaha iby'abazima ukajya kubishakisha mu bapfumu woracyahumeka uracyatekereza uzi se n'akandi kantu pastor ubu muri iki gihe rero Satani ukuntu akora cyangwa se n'icyashize mu bihe bya basogokuruza yenda nabwo byarakorwaga ariko iki gihe wenda kuko ari cyo gihe kiriho cy'iterambere cyangwa n'amafaranga ashakishwa cyane
umuntu aba ari n'abakristo cyane cyane, burya abakristo bari no mu itorero usanga ari nabo bica ibintu akenshi kandi bakabyica babizi. Umuntu akaba mu itorero imyaka 15 ategereje igitangaza ku Mana, tuvuge wenda ni isezerano yamuhaye cyangwa se ni akananirwa gutegereza Imana yamuhamagaye cyangwa se Imana yamuhaye n'iryo sezerano, akananirwa gutegereza, agahura n'abandi bajyanama babi bakamutwara mu bapfumu, akirengagiza umwambaro yari yambaye, akirengagiza Imana yakoreraga, akirengagiza Imana yamuhaye urugo n'abana, akirengagiza n'Imana yamugiriye neza, yamuremye, akagenda agafata amafaranga akayakuza kuri banki akayatwara ku mupfumu hehe iyo ngiyo za Tanzania, agakurayo ibintu ndetse akaza akabiha n'abana be, yarangiza agasubira mu itorero. Ikintu yenda nakongeraho gisigaye kimbabaza muri iyi minsi, maze iminsi mbona abantu bakometinga ku cyacumi cy'Imana. Icyacumi ni ijambo ry'Imana, nta muntu ubiguforosa kubikora, nta muntu ugutegeka kubikora ngo umpe amafaranga yawe, kuko ntabwo bavuga ko abakozi b'Imana batunzwe ngo n'amaturo. Umuntu agatanga amafaranga mu bapfumu ariko yagera mu nzu y'Imana akanga gutanga amaturo ngo arayapastere ngo yarye. Urumva ibintu, urumva niyo waba utarize wa mugani w'umuntu wabivuze, hari ibintu bigusaba kugira ubwenge niyo waba utaragize mu ishuri. Ufashe amafaranga yawe uyatwaye Tanzania, ufashe n'itike ugiye kuyaha umwana w'umuntu ngo aguhe ibintu uzaguhesha ubwo butunzi, ugiye gushaka umupfumu ngo amafaranga wagahaye. Reka tuvuge ko na pasiteri ni umuntu ushobora no kumuha kugira ngo nk'uko umuntu atanga, wenda ntibyitwe ituro, ariko ukayatanga bakaguha izo nzaratsi ukazizana, nyuma y'igihe ukazicuza cyangwa ukazarogera ugashaka gusubira kuri ya Mana, ugashaka gusubira kuri ya Mana wari waramenye kera, ukayita ukajya mu bapfumu bakaguha izo nzaratsi wabona bitavuyemo, kuko ibintu bya shitani nta garanti bigira. Urayatanga ariko nta kintu ubona, arakubwira ati urimo urabyumva. Noneho ugasanga mu itorero umuntu aritotombera gutanga icyacumi, ngo nge ntanga icyacumi pasita kire, ngo nge ntanga icyacumi ngo umukozi w'Imana agure imodoka, kandi ayo watanze mu bapfumu yari menshi kuruta ayo ngayo utanga mu nzu y'Imana. Izo nazo ni izindi mbaraga zirimo gukora muri iyi minsi zihubika abantu ubwenge. Hari imbaraga za Satani zirimo gukora zigenda ziganiriza abana b'Imana, zikabumvisha ko Imana idakora vuba, zikabumvisha ko Imana itihutisha ibintu byayo. Umwana w'umuntu akananirwa gutegereza, hahandi Abisirayeli baheze mu butayu bananirwa gutegereza. Turimo turaganira nawe Imana ikakwiyereka mu kibazo runaka, ariko nyuma ukayibagirwa kubera ko wananiwe gutegereza. Hanyuma yakwiyereka ndetse niyo yagaruka, hari abantu Imana ikorera ibitangaza birenze 3 birenze 2, ariko akongera akibagirwa, akavuga ati ndakureho umupfumu, agashora amafaranga. Icyo nicyo kibazo, amafaranga yagateje imbere urusengero rw'Imana n'umuryango we, akayashyira mu bapfumu bakamuha ibintu yambara mu ijosi cyangwa akaza kubisegura umugabo, ngo umugabo amukunde ngo atware abagabo b'abandi. Ibintu biriho cyane birimo gukora. Urumva ubuyobe abantu barimo, ibyo ni ubuyobe. Hariho n'abatamba abana babo kugira ngo babone amagorofa, kugira ngo babone ubutunzi, babone imodoka zihenze. Ntabwo twareka kubivuga, icyo reka turakivugeho. Abantu bakijya muri ibyo bintu, nakubwira abantu bajya gushaka izo mbaraga, zaba ari mu gihugu cyo hanze, zaba ari mu Rwanda, waba ukorana na Satani, nongera kubwira ngo iyi ni last warning. Imana irimo irakoninga ikubwira ngo ibyo bintu bireke kuko bizakwica, kuko Satani we nakubwira ikintu cyamuzanye ni ukwica, kurimbura no gusenya. Nutabireka Satani azakureka ubifate. Reka ngo urugero rumwe yigeze kubaho, ari umusore umwe wigeze gutwarwa na mugenzi we, arambwira ngo yaramurebye ngo asanga ni umukene, arambwira ati ariko kureba ubukene bukwishe, undi arambwira ati mvuye nkwerekaho ubutunzi buri, ngo aramujyana mu gihe kijya gutya abarabuze, barabura, niba aramutwaye ubwo n'imbaraga z'abarozi, abaramutwaye agiye kwisanga mu badayimoni, barambwira ati twabibonye kabisa urakene, turashaka amafaranga ngahe. Ntabwo byabereye kure, byabereye hano. Uwo mwana ubu ni umukristo yarakijijwe, ariko uwo mwana yagezeyo arambwira ati turashaka amafaranga ariko twabibonye, ati njye ndashaka miliyoni 168. 168 utavunikiye utakoreye. Ibyo bintu nubifata, reka nkubwire, nuyafata ariko ntabwo uzayarya.
uzi impamvu mbibabwira ibintu wanayarya ariko nyuma yaho akagira izindi ngaruka urayarya ariko ntabwo uba ufite ibintu uzishyura kwa satani ufite ibindi bintu uzishyura inzu wubatse pastor satani aguha ibintu ariko hari ibindi agusaba ntabwo aguha ibintu ku buntu yamusabye ikintu cya mbere kwica umwana wa mukuru we ntabwo aguha ibintu ku buntu gusa ariko imana itanga ibintu itanga ibintu ku buntu ntabwo isaba ibintu amazu y'abantu banze kuzana ibitambo kwa satani biba ngombwa ko ayo mazu ashya ntabwo ndibuvuga kuko wenda ashobora kuba ari mwene wanyu ntabwo ndibuvuga amazina y'aba bantu ariko byabayeho ku mugaragaro uwo musore ubu ngubu arahari bashobora no kuba nawe niba unatwumva wa musore byakubayeho uzafata umwanya uza utanga ubuhamya ku Ibuye Ryera TV uza utanga ubuhamya kuko ibyo bintu byakubayeho waragiye aho hantu wagiye ukajya gucishisha aya mafaranga bakayaguha nta nubwo banayaguhaye we yanakijijwe batari bayamuha kuko abadayimoni barakubiswe bageze mu rusengero tutagiye kubasengera abadayimoni mumuvamo baragenda baravuga ati reka twigendera twisubireyo n'ubundi aka kagabo ntabwo twize ukuntu kaje reka mbabwire ntimukajye muri ibyo bintu ni bibi cyane abo badayimoni mujyamo bazagera igihe bangiza abana banyu bangiza ubuzima bwanyu kugira ngo ntimugire aho mutera imbere iki ni ikibazo gikomeye nicyo Eliya yahamagariye abantu aravuga ati muze tujye ku musozi bita Karumeli muve mu rungabangabo duhamye Imana nimba ari Imana nyakuri muyikurikire nimba kandi mukurikiye satani cyangwa bayari mumukurikire nawe igihe kirageze kugira abantu bave mu rungabangabo rero Imana ibongera umugisha bene data turabakunda ariko nimuve mu bintu byo gukina n'abadayimoni na satani ntabwo ahemba neza ahemba nabi niyo mpamvu tugomba kwizera Imana yaturemye yadushyize kandi yagiye kuguhemba agushyira ku mugaragaro ntabwo aguhishira nk'uko wagiyeyo wihishe ubwo twavuga ngo rero Imana yo mu ijuru ibagirire neza mu nyemerere dusoreza aha tuzagaruke ku kindi gice noneho tuvuga kuri iriya jambo ubutaha tuzavuga kuri aba bantu bitwaza inkoni abandi bakitwaza imyenda hari n'umufuka bajyana bagakuramo amabuye ngo agiye gukora ibitangaza Yesu yakoze imbaraga z'Imana ntabwo ziba mu mufuka imbaraga z'Imana ntabwo ziva mu mufuka mu mufuka bagendanye ubutaha turashaka ngo kora igitangaza ngo reka maze nkore mu mufuka iyo ntabwo ari Imana ikintu dushaka kubwira abantu ntabwo turimo gutera hano wenda brage cyangwa iki turimo turabwira abantu kuva mu byaha erega izo mbaraga z'Imana twarazibonye no kuva mu bintu by'ibigirwamana nk'uko Eliya yabwiye Abisiraheli igihe kirageze kugira ngo bave mu byaha kandi noneho nongereho nanjye iki kintu imbaraga z'Imana warazibonye imbaraga z'Imana warazibonye bene data mudukurikiranye wowe utaranabyara n'abandi bamama abamama by'umwihariko bagenzi banjye gutegereza Imana nibikunanira ntihazagira uza ngo akongure ngo akubwire ngo hari ahantu nabonye umuntu ko wategereje Imana guhereza umwana umuntu aguha umwana ati ari umuntu mugenzi wawe umwana ava ku Mana nta muntu utanga umwana nabonye ariko abamama bananiwe gutegereza umwana ukamubura imyaka 10-15 warangiza ukavuga utari ku nta kintu nakora kugira ngo mbone umwana ugafata miliyoni zawe satani akaguha umwana wa pirate akaguha ikintu cy'ikibuye ukagitwita amezi 9 warangiza wajya kugira ngo bigaragare koko umwana wamubonye wajya kwa muganga bagasanga ni ikintu cy'ikibuye kiri mu nda cy'ikibyimba satani yaraguhaye imari itabaho ngira ngo abantu mudukurikiye ku Ibuye Ryera ngira ngo murimo murabyumva turimo turavuga ku mbaraga z'Imana uyu ni umuhanuzi w'Imana umukozi w'Imana Diana turi kumwe na Pastor John ndagira ngo dusoreza aha witubwira ngo ejo n'ejo bundi witegura ikindi kiganiro tugiye gukurikira ibakubwiye byabayeho kandi nabyo uzabyumva hano ku Ibuye Ryera tuzabagezaho ikindi kiganiro gikomeye turakurarikira kugira ngo ukomeze kudukurikirana niba utarakora subscribe turakugusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose dutambutse kandi subscribe ikorwa rimwe gusa niba warayikoze iyo wongeye kuyikora ntabwo ubuvuyeho ntabwo ujye ubona ibiganiro byacu rero turagusaba uyikore ndetse ikindi ntabwo ijambo ry'Imana rizagera kure ku bandi tudafatikanije ivugabutumwa sibyo abakozi b'Imana bisaba ko nawe ku nshuti zawe ugira busharinga ikiganiro niba ari cyiza waryohewe wafashijwe sharinga ku bandi nabo basangize ubutumwa bwiza bave mu rungabangabo nibyo tuvuga Imana igumugisha
reka nsabe umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, dusengera Imana, tuzagaruka ubutaha. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Kandi none reka mbasabe, uri umuhanuzi, uri umuhanuzi, nanjye ubwanjye ndi umuhanuzi, ariko ku kindi kiganiro ndagira ngo tuzakora noneho hano umuriro uzaka, umuriro uzaka, tuzasenga, tuzasenga Imana, kuko n'umuntu uzabyumva hari imbaraga z'Imana zizakora, zimukoreho. Nyemera dusenga Imana. Reka dusabe umuhanuzi w'Imana adusengera Imana, agusengere nawe ukiri iyo ngiyo mu bapfumu, muri ibyo bigirwamana, ukishingikirije muri izo mbaraga. Imana yo mu ijuru ikugiriye neza. Karibu Mana Data, mu izina rya Yesu. Oh, haleluya. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana. Izina ryawe ryubahwe. Turagushimye muri aka kanya Mwami, ijambo ryawe ryiza watunyujijemo ritambutse kugira ngo rikore ku mitima ya benshi, ndetse Mwami Abanyarwanda ndetse n'abakurikiye Mwami Imana iki kiganiro, uhindura intekerezo zabo. Mwami Imana ikomeye, turabizi ko imbaraga za shitani ziriho, ariko turabizi ko n'izawe ziriho. Izo mbaraga rero zawe turabizi ko zifite ubutware n'ubushobozi bwo gukuraho izo z'umwijima. Turabizi neza ko Mwami ufite imbaraga zo guhindura imitekerereze y'abantu, bakakugarukira, bakava mu byo bizeye bitari wowe Mwami, bakava mu byo batekereza ko bishoboka kandi bidashoboye. Mwami, turakwingize kugira ngo buri muntu wese watoze amatwi iki kiganiro, iri jambo ry'Imana rigira icyo rihindura mu buzima bwe, kandi Mwami Imana, iri jambo rihindura imitima y'abantu kugira ngo basobanukirwe Imana nyakuri, basobanukirwe Imana bamenye, be gutentebuka, be gucika intege, ngo bicire inzira bajye mu bigirwamana bidafite umumaro, ngo bajye mu bigirwamana bidafite icyo bizabagezaho, bibasaba ikiguzi. Mwami, turabizi ko udasaba ikiguzi. Icyo ugiye gukorera umwana wawe cyose ntabwo umusaba ikiguzi. Ubuntu bwawe Mwami bube ku bantu bawe, ubuntu bwawe busage ku bantu bawe, ubuntu bwawe ndetse bubazeho, bubakuruze Mwami Imana, ineza yawe ibakurure bageze kuri wowe Mwana, kugira ngo bave mu zindi mana bitiranya ko ari Imana atari Imana. Tuzi ko ari wowe Mana ishobora byose, kandi n'ijambo ryawe rirabivuga ngo uriho, witwa ndiho, uri Uwiteka, uri Alufa na Omega, nta yindi mana ibangikanya nawe. Uri Imana yaremye isi n'ijuru, urema umwana w'umuntu, nta yindi mana tuzi. Mwami Imana, ndakwingize kugira ngo buri muntu wese wateze amatwi Mwami ikiganiro twagiriye, umusange, wongere guhindura intekerezo ze, wongere Mwami Imana kumukure deliverance y'ibitekerezo, ahindurwe nawe, Mwuka Wera aganze ku bantu bawe, ategeke kandi akureho imyuka iyo ariyo yose, yaba baremerewe mu mitima yabo, bizeye imyuka mibi, bizeye shitani, bakamwimika mu mitima yabo, mu ngo zabo, mu bana babo, bategereje ko hari icyo babona. Uhindura imitima yabo Mwami Imana, ubasobanurire Imana nyakuri yariyo, ubasobanurire ko ari wowe wenyine Mwami, ubasange Mwami Imana muri uyu mugoroba, ubiyereke nk'Imana, ibyo batekereza ko ari Imana bitigeze bigaragara mu buzima bwabo nk'igitangaza, ibyo bikurweho mu izina rya Yesu. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Yesu abongera umugisha. Shalom, shalom. God bless you so much.